ikiganiro Inzira y'Umusaraba tuganire show. Njyewe mukomeje kugenda mubana nanjye muri ibi biganiro, nkaba nitwa Pasi. Filime Inzira y'Umusaraba episode ya 77 yaje kuba yarangira ibintu biteye ubwoba. Cyusa ari gushira pressure ku babyeyi be ngo ashaka gukora ubukwe na Iribagiza, kandi uwo yita Iribagiza murabizi ko ari Isimbi murabizi. Fabiola yaje kuba yamugira inama yuko yakora politike, ko akavuga ko agiye kwiga muri Amerika, yabonye buruse kugira ngo abe yashira Cyusa amushireho pressure. Ese wabonye pressure Cyusa yaratangiye gushira ku babyeyi be, kandi uko nabo baje kuba bamubera ibamba Cyusa kugeza ubwo mama we yamukubise n'urushyi. Ese guys, ibintu Cyusa akomeje kwigira, kandi uko ababyeyi be baje kuba abantu bazi Iribagiza neza. Murabona Cyusa bitari kuzarangira yibaniye na Isimbi azi ngo niwe Iribagiza. Cyusa akomeje kugenda yigira impumyi, ari kuvuga ko azabana n'uw'ababyeyi ba Iribagiza bazamwereka, ngo bamweretse Isimbi. Rero uwo twafata nka Iribagiza wa nyawe, we ari mu bihe bibi, ari mu bihe bitamworoheye, nubwo dukomeje kugenda tubona Sylvie amuba hafi ndetse na mama Cyusa amugaragariza urukundo ruhambaye. No ababyeyi ba Iribagiza wa nyawe ni nkaho ntacyo bamumariye, nta kintu bari kugenda bamufasha hagati y'urukundo rwe na Cyusa. Ahubwo umuntu bashigikiye ni Isimbi. Ariko amaherezo mama wa Cyusa azi Iribagiza 100%, sister wa Cyusa azi Iribagiza wa nyawe 100%. Iribagiza ni umuntu witonda, ufite imico myiza. Iribagiza ni umuntu wafashije Cyusa mu gihe yari abikeneye, mu gihe yari ari mu kaga. Iribagiza ni umuntu ufite ukuri. Murumva byanze bikunze ukuri kwa Iribagiza kugomba gutsinda. Ibyo Cyusa yari akomeje kwibwira karakora ubukwe byanze bikunze akabukorana na Iribagiza, kubera agiye kwigendera. Iribagiza mvuga ni uwa Plate, ariwe muzi nka Isimbi, niwe wari ukomeje kugenda ashira pressure kuri Cyusa. Ababyeyi ba Cyusa nabo ahantu bamubereye ibamba bamubwiye bati, kabone nimba ari Iribagiza wa nyawe koko ushobora kuba agiye kujya muri Amerika, twamusangayo ubukwe mukabukorerayo. Nimba Iribagiza wa nyawe ari uraza gusigara inahangaha, nabwo turaguma inahangaha dukora ubukwe. Guys, Cyusa nawe yafunze umutwe, none n'ababyeyi be baje kuba bamufungana umutwe. Ese Cyusa ko tubona nta kintu kizima abwira Iribagiza, murabona amaherezo arayahe? Ahubwo Isimbi w'umushukanyi, Isimbi w'umugome no gukomeza kugenda abesha Cyusa amutesha umutwe, maze na Cyusa kubera guhungabana bitewe n'ishimutwa yakorewe bigizwemo n'uruhare na anti cyangwa se nyirasenge wa Isimbi, yaje kuba yahungabana. Cyusa agenda yigira nk'umuntu udafite ubwenge. Kandi guys, murabizi ko yivugiye ko we na Iribagiza bakuranye. Cyusa yavuye muri Amerika aza mu Rwanda aje kureba Iribagiza. Ese guys, none yaraje kureba umuntu atazi? Murabona bidashoboka ko Cyusa yaba afite ikibazo gikomeye? Guys, nawe tubwira uko bibona ibi ngibi, ahantu bigereye, ahantu filime igeze. Abafana dutegereje ibitekerezo byanyu muraza kuduha, kugira ngo tubakorere episode zikurikira. Ibintu mwakomeje kwifuza ko filime twayihutisha tukagera ku bukwe bwa Cyusa ndetse na Iribagiza wa nyawe, aho kizaba ari ikirori kizashimisha benshi.
Guys, rero mbere yuko dukomeza ngo tubazanire utuntu tw'ubwenge, uburyo Kamarade na Emile bagiye kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Murabizi bagiye gucumbika ahantu, ariko aho hantu ndaza kuba nababwira ibyaho, abantu muraza kubana nanjye kugeza iyi minota 10 irangiye. Intego bafite, bagiye ku musozi witwa Kirimunda, bagiye gushaka umuti wo guha Iribagiza kugira ngo abe yakibuka ibintu byose, maze ubundi abibwire mama Cyusa ndetse na papa Cyusa. Ese aba bagabo ahantu baraye wahabonye? Ese inzozi Kamarade yarose mwewe ntabwo uzabateye ubwoba? Guys, Kamarade yarose ibintu biteye ubwoba. Rero mbere yuko mbibabwira byose ngenda mbibanyuranyuriramo nkuko nabijije ko nazigira mbatingwa n'umunsi n'umwe, ndabasaba ngo wowe nimba aribwo bwa mbere ubonye YouTube channel yitwa Big Family TV 2 ube wakora subscribe. Nimba usanzwe unadukurikira, kora subscribe. Nimba utarayikora, uwo wamaze gukora subscribe, nkubwira ko uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'agaciro. Imana ikomeze ikwagurire ubutunzi, Imana ikomeze kugenda imbere, ikurindira umuryango, ikurindane n'ibyawe byose. Nawe ugiye gukora subscribe aka kanya, ndagira ngo urebe munsi y'iyi video gato, urabona ahantu handitse subscribe, ukandeho. Nutahabona ubwo uraba waramaze gukora subscribe, nta kibazo kiraba gihari. Murabizi gukora subscribe nkuko ngenda mbibabwira nicyo kintu cyonyine kizagufasha kubona amakuru utiri ujya kuri internet uri kuyashakisha uri gusacinga, ahubwo ujye ubona notification, cyangwa nujya nko kuri YouTube uhite ubona filime nshasha turi gutegura izakurikira iyi filime yanyu mwihebeye, ikomeje kuba ubukombe mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo filime izakurikira iyi filime Inzira y'Umusaraba nayo muzabanza mwayibona ahangaha kuri Big Family TV 2. Ubundi urumva ko ari ikintu cy'ingenzi ko wakora subscribe ahangaha. Rero abenshi mukomeje kugenda mwibaza YouTube channel, abenshi abo dukomeje kugenda tubana bakomeje kugenda bamenya ibyayo, kariyo inyuraho amakuru yose yerekeranye na Inzira y'Umusaraba show ndetse n'andi makuru yose kuri filime Inzira y'Umusaraba hanyuzwa ahangaha kuri Big Family TV 2. Naho kuri Big Family TV murabizi niho dusanga filime ya original tureba twese. Ikindi kibazo gikomeje kugenda kigaragara nuko filime ikomeje kugenda isohoka ikerewe, ariko hari kubaho ikibazo cy'abakinnyi. Murabizi abakinnyi nka mama Cyusa akina muri filime yitwa Ibanga kwa Miss Nyambo. Murabizi aba bakinnyi bacu bakina Inzira y'Umusaraba bakina no ku yandi ma YouTube channel menshi, urumva baba bafite kazi kenshi. Niyo mpamvu samutayimu cyangwa se rimwe na rimwe muzajya mubona mwatinze kubona episode. Rero kugira update zose tugiye tuzikugezaho, urumva ko ari iby'agaciro kuba wamaze gukora subscribe. Ikindi kintu uraza gukora like kawe nako kaba gakenewe, duhe like. Ese nari nyibabwira biriya bintu bya Kamarade na Emile, hari ahantu ba Kamarade na Emile bacumbitse. Murabizi ko basanze hari umugore gusuriyo, ariko uwo mugore yanze guhita bemerera, aravuga ngo kanze abaza umugabo we cyangwa se uwo babana ari we mugabo we. Yaragiye arikingirana mu nzu, aramuhamagara. Umugabo we aramwitaba, aramubwira ngo abacumbikire, ariko abakomeze batamucika, ngo ni imari ikomeye cyane. Uwo mugabo yavuze ko hari ingingo z'abantu bakeneye. Guys, murabyumva ko hari ibintu biteye ubwoba. Yemerera Kamarade na Emile kuba yabacumbikira. None byageze nijoro mu gicuku, Kamarade arota bari kubaruga. None Kamarade yahise afata ingamba zikomeye zo kuvuga ko ibiryo byose cyangwa n'amazi barabaha atarabirya bitewe nuko akabya inzozi. Ese murabona ibintu Kamarade yarose bitaraza kuba byamufasha? Tubwira hasi muri